n'umukobwa w'umutima wuje umugisha. N'umwe wumvaga indirimbo atari urusaku, ni wa wundi wicaye ku ntebe y'icyubahiro ariko atega amatwi imbuto zindi zigihingwa. Iyi ni inkuru itararangira. Ni indirimbo irimo gutangira, iri ni inota ryayo rya mbere. rimwe ngo nyuraha ubundi ngurihe maze iminsi myinshi ntari wanjye ngo nigenge n'indi mbuto. Nibyo ni inkuru mu matwi y'abenshi ihera. Abenshi muri twe twamumenye bwa mbere muri The Next Diva indi mbuto hari tariki ya 17 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021. Izina Bwiza ryinjira muri Kikas Music Label rityo, ariko ubuhanga bwe, ubushishozi, bumwe burangwa no kwerekana ubushobozi byatangiye kera. Ubundi Bwiza ubuhanga bwe bwagaragaye ryari? Bwiza yakuze ari umwana ukunda kuririmba, yigana bariya baririmbyi bagore bo muri Amerika, kandi ukumva ijwi arabikunda kandi ukumva zikuririmba. Ibyo rero nk'umubyeyi ureba kure umenya inzira umwana azerekeza, direction y'umwana. Rero igihe cyarageze akagera mu rusengero. Twasengeraga hari ahantu bitwa mu Rwintare, urabona Kimihurura, hari urusengero rwitwa Gosheni, niho basengeraga. So umwana akaririmba izi ndirimbo za gospel, akaba ari umwana uri imbere uririmba cyane, ukunzwe bigaragara rwose. Akajya agaragara yajaga azana abantu b'abagitarist, abantu abacuranzi, akabazana akabona baracuranga akaririmba, nkabisanisha na bya bine namubonyeho mbere. Avuga nyamara uyu mwana afite icyerekezo kindi tutazi. So igihe cyarageze rero aratubwira ati rero daddy nabonye ndashaka kujya mu muziki. Bwiza akiga mu P4 P5 yahoraga ambwira ati mami ati uzi ko nzaba umusitari. Yavuga umusitari, twe turabarokore turasenga, ehubwo nkatokesha mutima ni mwizina rya Yesu. Umusitari nyine hakaba hari ishusho y'umusitari wumva ukumva ati byiza wari ufite. Ati nzaba umusitari nkatokesha, ariko nashyika nkavuga nti se ni muzihe nzira? Ati nyamara arakura arazamuka, ashyika ku gihe yajyaga ajya mu competition. Hari ntuza bakoraga ku ishuri bitaga Rema bya environment, karatangira nkabona kuri televiziyo y'u Rwanda. Bwari ubwana butatu bwicaranaga na sogokuru munsi y'igiti, ababwira ati sakwe ndavuga ariko uziko wa mwana ikintu yavuze ni iki ngiki, ndabyitiranye. Ndambwira twamwitaga Pendo, niko kana ko mu bwana kazina Kabwiza Pendo. Ndambwira ntuzi ko wabaye umusitari? Araseka toya mami ati ntabwo ari biriya. Numva ngizemo akabazo kuko sinabikundaga rwose, n'ijambo umusitari sinayikundaga. Arazamuka ashyika muri segonderi akinira under 16 basket. Ndavuga nti wa mwana izi nizo zanzozi, kandi utaragira ku cyashaka. Oya atari yakigeraho. None ikintu cyaje kuntera ubwoba, ndamubwira ntuzi ko bya bintu ari byo? Bantumira mu nama za Ferwafa. Ndamubwira uzi ko bya bintu ari byo? Nishano baye umusitari ni rwose ni ikintu Imana yari yaragushyizemo. Arambwira toya mami ati ntabwo ari biriya, kuko biriya nzabivamo simbikunda. Si biriya nshaka kuvuga. Si biriya nshaka kuvuga. None hambwiye ibyo nahise mbona ko umwana hari ikintu kimurimo. Tibyagutunguye gute? Nari ndahantu mu kazi hafi hano mu rugo, we ari hano ariko nkabona kashyushye kakarajya mu nzu karasohoka na murumuna we, simenye ibyo ari byo. Ngiye kumva numva arambwira ati mami ati tebo kuzurebe. Ndambwira habaye iki? Nza niruka nzi ngo ni ikintu cyabaye, nsanga bari kuri TV. Ndambwira ati ni cyati wowe hejuru. Ndatuza ndareba ngiye kubona nkabona udufoto twe. Bwiza Emerance umukobwa wa Bugesera watsinze
amarushanwa Next Diva. barakoze kuko bakomeje kuri The Next Diva. Vuba aha naganiriye n'inshuti ya Bwiza, akaba umwe kandi mu bo bakoranye indirimbo, ahamya ko yamufunguriye inzira. Mico The Best uyu yasobanura urugendo rw'imyaka 4 rwa Bwiza, yibuka ko bumvise ijwi ridasanzwe kandi ryari ryuje ubuhanga. Nje nari umuhanzi wabarizwaga muri Kikas na Dani Vumbi. Ubwo rero Kikas yifuje ko ikeneye donc umuhanzi w'umukobwa. Habayeho competition, abahanzi b'abakobwa benshi baritabira, ngira ngo ducountinga, ngira ngo twari dufite byibura nk'abakobwa bashobora kugera bari baririmbye. Urumva ko icyo gihe hari muri Guma mu Rugo, ntabwo umuntu wese yabasha, twavuze ngo buri wese abikore kuri telefone, yohereze voice kuri WhatsApp, noneho twe tukagenda twumva ayo majwi. Rero aho ngaho muri ayo majwi twumvaga, urumva kugira ngo Bwiza atsinde nuko yaririmbye neza, navuga kubarusha. Urumva ijwi rya Bwiza rero ukiryumva ni umuntu wari utazwi, urumva, ariko tuvuga tuti uyu muntu agomba kumenyekana byanga bikuru. Mu nkubiri yo guhitinga kwa Bwiza yafashe igitekerezo, yagize igitekerezo, ariko ngira ngo ni label yakigize General, anavuga ati tugiye gukorana collabo n'abahanzi batari munsi ya 5 kandi b'abastare. Ndibuka ko icyo gihe harimo njyewe, harimo Soshomura, harimo Precizi, harimo n'abandi nka 2 ntari kwibuka directeur, ariko urumva jewe byari byoroshye n'ubundi ko turi muri label imwe guhita byikora. So ikintu cya mbere nashimye nuko indirimbo Wibeshya twakoranye na Bwiza, navuga ko isa nkaho ariyo yanamenyekanye muri izo ndirimbo yari ari gukora cyane, kandi gukorana nawe byaranyoroheye. Nyemerera nsubira inyuma mu myaka mito ya Bwiza, n'imyaka asobanura nk'iyamuhaga ishusho y'ubwamamare, gukunda icyo yashakaga kandi agendera mu nzira y'ubuhanzi, ariko nanone ntajya yibagirwa umunsi yibona kuri televiziyo y'u Rwanda. Indirimbo ya Mose twajyaga tukunda kuririmba ngo ukuntu Mose yambukije Abayisiraheli, ngo n'ukuntu yakubise inkoni mu mazi, ngo amazi agasedukamo kabiri. Gusa ntabwo niyo melody neza n'ibyo twayikoraga, gusa that was my favorite one. Nakuze kuva ubwo muri ubwo bwana bwanjye nkiri muto nkunda kuririmba, ni wacu babinkundisha cyane. Mu biruko najya kwa Gramere akabinkundisha, mu rugo byanga bikunda, numvaga ni inkura ndizimba nzaba umuhanzi, ariko numvaga hari ikintu nzakora gifite n'igihe n'umuziki, kuko no kwishuri ndibuka ko kwishuri abaticha banjye barabimbwiraga, abana twiganaga. Nkiri muto nuko nabyumvaga ko umunsi nzibona nko kuri televiziyo nzambaye umustar, kuko ndabyibuka niga muri P5 nibwo mbere niciye kuri televiziyo. Hari ibintu byajyaga bikunda guca kuri televiziyo by'umusaza ari gucira abana umugani, yabigisha ibintu by'ibidukikije. Icyo gihe byari ibiganiro bya Rema, nari umwe muri abo bana bato babaga bicaye, and oh my god, ndibona kuri televiziyo ndavuga bizaza uyu munsi nicaye nawe ndari kwicira umugani, ejo nshobora kuzahaca wenda ndi gukora ikindi kintu kijyanye n'ibintu nk'ibyo. Erega ibyo avuga si amashyengo, ni amateka y'ibyabaye akiri mu mashuri, kuko mwarimu we avuga ko umunsi umwe Bwiza yashinze korali mu kigo cy'amashuri. Iyi korali kandi yarakomeye cyane. Uyu mubyeyi wamuhaye ubumenyi yishimira kubona Bwiza ari kuri uru rwego, ari nabyo amwifuriza ijoro n'amanywa. Mu mashuri abanza yarangwaga cyane n'ikintu cyo kuririmba. Nibuka neza cyane ko yakundaga guhuza abana, akikora wenyine, agahamagara groupe y'abana nka 5 bangahe, akabigisha indirimbo zo mu rusengero muri korali yaririmbagamo icyo gihe. Ko nibuka ko namubajije izi ndirimbo zikura he, arambwira ati ndirimba muri korali he, aransobanurira ati ndirimba muri korali y'abantu bakuru. Numva ndatangaye cyane.
aza kwigisha rero abana indirimbo ndetse aho yaje no kurema korali mu kigo na n'uyu munsi indirimbo zimwe mu zo yabigishije nkeka ko n'uyu munsi zikiririmbwa. Uburyo yakundaga ubuhanzi cyane nubwo wenda tutabyitaga ubuhanzi icyo gihe, ariko yari umwana ukunda kuririmba cyane ndetse akaba yaranabitoje abandi bana benshi, kuko urumva yabashije gutinyura abana mu kigo cyose nta muntu wundi ubimuhatiye. Ibyo rero mbihuza n'aho mubona uyu munsi uburyo agenda akora, uburyo yamaze gukora indirimbo nyinshi, uburyo akomeje gutera imbere. Rero mu myaka izaza mbona bizarushaho ndetse akarenga ku rwego rw'igihugu, akaba yarenga imipaka y'igihugu akagera no ku rwego rw'isi, akaba yamenyekana ku rwego rwo hejuru kuko afite impano idasanzwe. u Rwanda ruzira umwaga, nyumvira nanjye komenya ibanga. Ariko uribuka ko wabwiye ko ari umufungamukasi, ariko burya waramuhuguye, kandi kuva ubwo erega wamubereye imfura ndetse birakomeza. Uyu munsi muri inshuti magara kandi z'umumaro, hari agafoto kaciye ibintu. Urugendo rwo guhura na Bwiza rero ndavuga ko rusa n'urutangaje, kuko twahuye nk'abandi bana benshi muhurira mu bigo by'amashuri, ariko hazamo umwihariko. Mu mategeko ikigo twigagaho cyasabwaga rero harimo gutebeza, njyewe nzana nabizobereye nkajya ntebeza ipantaro nkayegeza mu gatuza. Aza kunyicaza we n'abacuti be babiri, barampangara, nabonaga bimeze nk'ibinatangaje. Nkabwira Ruma, mu Rwanda ruzira umwaga, uzi ko hano mu kigo hari utwana tw'udukobwa tuba tutubwira ko ukwiye kwambara ipantaro neza. Hari ibyo muri segonderi bita ngo kurasa inyoni cyangwa gufunga umukasi. Ni igihe wambara ipantaro ikarenga urukenyerero ikazamuka hejuru ku buryo ukurebeye inyuma we abibona ukundi. Icyo gihe rero Bwiza ni umunsi wa mbere namumenye, ndavuga nti ariko ababyeyi barabyara. Nk'inda yabyaye umukobwa utinyuka kubwira umuhungu ngo ujye wambara neza. Nyuma rero naje kubona yuko byari biri mu bwana n'imico umuntu wenda baragiye akurana aho nari nturutse. Kuva umunsi Bwiza wigaga inyuma yanjye wampanuye bimwe ngo nigi ryahanura inyoni, umubano wanjye nawe watangiye uwo munsi, kuko na nyuma yaho yagiye anyisanzuraho akageza kunyibutsa ko wibagiwe ukongera ukayizamura. Nabonye byakunze, nuko yampaye ikaze mu kigo kuko nagiye musangamo dutatu b'inshuti ari mu bantu twamenyanye imbere nkigera muri icyo kigo. Hari ifoto aherutse gushyira hanze, namwe nzamuvunira umuheto. Iriya foto twayifashe twagiye ku Gisenyi, ni imwe mu mafoto twafashe twagiye ku Gisenyi, twagiye kurushanwa. Kuva kera Bwiza mu rugo no ku bavandimwe be, ni umukobwa ufata inshingano, ugira be inama kandi akubaha bihambaye. Ibi nabibwiwe na musaza we, kuri ubu kandi banafatanya mu kazi ke ka buri munsi. Bwiza ni mushiki wanjye mukuru, niwe wa mbere mu rugo, ubwo niwe mfura. Musobanura nk'umuntu twigiye ibintu byinshi twagiye tugenderaho nk'abamukurikira nyine tu. Ugasanga Bwiza niwe muntu ubasha kudukontorora, niwe muntu utujya imbere nyine mu bintu byose. Kuva kera tukiri abana kugeza na n'ubu, niwe muntu turi imbere mu bintu byose, ku buryo ikintu nyine avuze nk'umuntu mukuru wacu tuba tugomba kucyumviraho, kandi akagira n'imico myiza nyine ituma tumwigiraho. Nyemerera nsubire inyuma gato ndebe Bwiza wo mu rugo, ariko nanone ni Bwiza bw'umutima utuje kandi witanga, bimwe biranga nyampinga ukuye u Rwanda. Akaba umukobwa ushimwa n'ababyeyi be ko atahindutse, ariko umubyeyi we akibuka uyu Bwiza wakuranye umutima w'ubwitonzi, ukunda gufasha abandi. Bwiza ntabwo yigeze ahinduka, kuko ni nacyo kintu twamusabye bwa mbere na mbere. Twambwiye uzabe Bwiza, ntuzigere uhinduka. Rero Bwiza ntabwo yigeze ahinduka, yaba ari mu muryango, n'umwana ugenda agakora ibyo akora, akiga akavayo akajya mu miziki, agataha akamenya amasaha agomba gutahiraho. Yaba ashyitse mu rugo, hari gahunda yahoraga akora ku wa gatandatu mu rugo. Wa gatandatu aba ari umunsi wo guteka. Ibyo aba agomba kuba bizi uko byasa kose, yatagize akazi.
imirimo yo mu rugo ayikora bisanzwe, mbese yakomeje ari Bwiza. Bwiza, urugo ingenzi ko urugo ingenzi none n'ejo hazaza. Ese wari uzi ko uyu munsi mu myaka yawe wizihiza hari uwishimira ko mwamenyanye? Ndabizi wenda ntabwo wari ubizi, ariko usobanura ubuzima bwa mushiki wawe n'umwe mwamenyanye 2017 mu mashuri yisumbuye. Within, I can say from 2017, from that time we met up to now, ikintu nzi cyane muri iyo myaka from 2017 up to now, nuko uwo ndiwe up to now, from secondary school, from senior 4 up to my university, nukubera Bwiza tukiga, and I'm saying due to that situation that I don't want to say here, icyambere tukigana yandeberaga ibya school fees, everything, kuko yamuje n'ababyeyi. Abo babyeyi rero nibo bamfashije mu kwiga from secondary ndayisoza up to now. Then after that nibwo nabagiye kuba kwa Bwiza. Till now turabana, as I said, ni sister wanjye, n'ubu turabana. I have a room in their home, ababyeyi bo n'ababyeyi banjye. After that, ikindi kintu navugaho wenda ku buzima bwanjye, yankuye somewhere, ahantu utashobora kwikura. Aho hantu yankuye niho hatumye mba uwo ndiwe, kandi nyigisoza senior 6 kuko nagiye kuba iwabo. Uyu munsi turavuga imyaka ine yo kudacika intege, gukora cyane, kwihangana, ariko nanone n'imyaka nyir'ubwite yishimira, ariko yagira ku ndirimbo Gera, ndetse n'umunsi ahorana nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuga ko inzozi zizabaye impamo. Ariko nanone umubyeyi we abihamya ashimira Imana ko ibyo yifuje ku mukobwa we yabimukoreye, n'akaririmbo k'Imana nako kari mu nzira. Zose ndazikunda, ariko hari indirimbo ihatse izindi. Yego, indirimbo bita Ogira. Yanyeganyeje amajoro, urugamba araruyobora. Yego, yaririmbye Rudasumbwa, numva umutima wanjye uranezerewe, kuko agitangira umuziki nicyo kintu namusabye ibintu bibiri. Ndamubwira ndakuretse uragiye, ariko ibintu bibiri nubinkorera nzumva umutima wanjye unezerewe. Uzaririmba indirimbo y'umukuru w'igihugu. Sinari nzi ko byashoboka, ariko Imana ijya yuririra ku ijambo twebwe tuvuga. Noneho ahari ya campaign naravuze ngo Imana yacu ni igitangaza. Ndongera musaba ko azaririmba indirimbo y'Imana. Ntabwo yari yayisohora, ariko ndatekereza ko iri mu nzira. Actually hari igihe nicara wenda ndyamye nijoro nkuko bivuze, nkareba nkasira ku bintu byanjye byose. Oh my God, nkahita mbyibuka nkapfukama nk'Imana ikibere nkavuga ntabwo byari mbizi. And I can say ko navuga Ugera kuko isobanura ibintu byinshi. Nanitangiye kuyikora na team yanjye, twabikoraga nyine kubera ko numvaga nshaka gukora nk'icyo kintu. Ntabwo natekerezaga wenda ko kizagira amahirwe ngana kuriya, abantu bakagikunda, kikagira like nyine kuko hari benshi ngenda no kuri mu birori bisanzwe ngo turirimbira ingi, you know. No, ikintu ukoze kikuvuye ku mutima gifite n'ibisobanuro byinshi bikomeye kuri wowe, kuko nakuze buriya grandmother wanjye akunda his excellency cyane. None gukora numva muvuga no kumureba mu mikuru yanjye aho mbere mukuru like uko bimeze, and nkumva nyine I have something to do, like hari ikintu ushobora gukora cyaba gito cyaba kinini, ariko like I have to do something about that. Nibyo ni imyaka ine y'urugendo rw'ubuhanzi, ariko nanone n'indi myaka 26 y'amavuko, abakozi, inshuti zaziri mufatanya muri byose, ndetse n'ababyeyi bawe. Uyu munsi usobanuye byinshi kuri bo, ndetse buri wese afite icyo akubwira mu buryo bwe. Turagukunda, uradushimishije, ushimisha umuryango, komeza utere imbere, tukuri inyuma, Imana guhe birthday, happy birthday, Kisa. Happy birthday, Kisa. Oh, I wish you the sweet joy
window every hour. isabukuru nziza, isabutore nziza, nubwo ntazi niba ukibyina cyangwa ubyinirwa. Imana iguhe gukunda ibyo ukora nabyo bigukundire. icyo nakwifuriza Bwiza ku isabukuru ye y'amavuko, namwifuriza gukomeza gutera imbere, namwifuriza imigisha myinshi ituruka ku Mana, cyane cyane ko ari umwana ukunda gusenga. Imana imwagure muri byose. Isabukuru nziza. nka sister wanjye, Imana izagufashe, uwo mutima ufite uzawukomeze. Happy birthday, I really wish you all the best. Ndagukunda cyane cyane cyane. Ariko ndakwifuriza isabukuru nziza, basaza bawe cyangwa n'abandi bantu bose twishimira kubona aho ugeze ubu. Rero twanakifuza kubona bikomeje bikaguka bikaba na success, kandi turabyizeye neza yuko byose ari good. Isabukuru nziza, pendo Bwiza bw'iwacu. icyo nkwifuriza rero ni iterambere, kujyaho ukagera aho wifuza kandi nanjye niho nifuza. nkwifurije isabukuru nziza, ndagukunda, ni mama Bwiza, love you. Secret memory. Keep the memory.